Guys, umezipti. Peace kuri mwese ndabakunda sana. Mwana wanje aranyubaha sana, kandi nanjye ndamukunda sana. Niba ufana nawe vuga sana. Bamwita papa cyangwe kabisa n'umutaramu umeze neza. Iwana nawe yaduhaye show kabisa muri weekend dukomotsemo. Iwana reka mbabwira ngo kabisa hariya hakurya hari hahiye ahantu bita mu mujyi wa Butare kabisa huye hari hameze fresh sana. So guys, reka nkubwire ngo aka kanya nyarukira kuri channel ya Bwiza urebe akagoma yasoye kabisa. Abamwita Bwiza n'umukobwa ukomeje kubica bigacika hano muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. So reka nkubwire ngo nyarukiraho kuri YouTube channel yiwe uyirebere. YouTube channel yiwe bayita Bwiza. Iwana genda kabisa uyita ukanda subscribe nurangiza sharing iyo ndirimbo yiwe bamwita Bwiza kabisa. Ibintu yabikoze neza cyane. Indirimbo bayita Dome ni indirimbo y'umukobwa cyangwa se umuhanzikazi Bwiza. Iwana maze kuyibona cyakoze kira uriya mu baby arategura kabisa. Uriya mupeppa arategura kuko iriya ngomira bikora neza sana nakagoma keza cyane. So guys, mwibutsa ko uri kumwe newe utaramuonye wihanganye Jean Paul cyangwa se UJ number 1. Bamwita UJ kabisa. Reka nkubwire ngo inshuti zanjye ntukananirwe gukora subscribe. Ntukabure kuyikora kabisa. Reka nkubwira ngo nanjye mba nakubereye. So niyo mpamvu rero mba niyo ugenda nkubwira kabisa nkurabura utuntu nk'utwo abasani baba bagiye batereka imizigo hanze. Ewana baba banayiteguye bareba indirimbo ya Bwiza iri mu mufungo. Niba hari ikintu nabonye kirimo umufungo kabisa iriya ngoma irimo umufungo. Mbega umukobwa we cyakoze. Iriya video iratwika video kameze neza cyane kabisa. Kabikora neza ruzungu. Bravo baby yateguye rwose. Yateguye aho yibereye muri studio imeze neza cyane kabisa. Lebo navuga ngo yamufashije kumenyekana bayita Kika Music ni nayo umuhanzi Mico the Best yabarizwaga mu minsi yashize, ariko nawe yaje kubivamo kabisa. Aravuga tungiye kujya nikorera atigiye nahereye mba mu marebo dore nanjye ubu ngubu nyine ngiye kujya nikorera. Nta bintu byo kuvuga ngo mbe muri rebo nyene y'ubufasha hirya no hino no. Aho maze kugera ndabizi kofi maze kubyimva. Reka nanjye nikorere bana ngiye nahereye. Why? Kubera iki? Ngo reba nabaye UJ nta rebo nimwe barimo kandi baracyari underground nta kigenda ewana, ariko barihangana bakifasha. Why? Kubera iki njewe nta kwifasha? Ariko ibintu nk'ibyo kubera iki njewe ngo nta kwifasha nyine tuba twaramukomye nyine. Yareba nka ziriya ngoma tuba twarateretse hanze, yareba ndagukumbuye, yareba ziriya zose nyine album yose ngiye kuyuzuza. Ati why? Kubera iki uriya musani se yabikora? Kubera iki njewe ntabyikorera? Ni ngombwa se ngo nanjye nirwe nshaka ngo urabona why? Kubera iki? Mfite fame, abafana ni benshi ndabafite. nta mpamvu ubaka kanya aho bigeze nanjye uko bisa kose nanjye nashinga na lebo Mico the Best kabisa. Mtaalamu wagiye nabikora kuva zamani, kutoka zamani. Niwe Munyarwanda wenyine wakoranye collabo na Diamond bwa mbere. Ewana arayikora kabisa. Collabo yari inaryoshye, so imeze fresh. Guys, reka nkubwire ngo rero bariya bataramu nabo baba barateguye. Babico barateguye we kuva kera. Wankuye ku mushogoro unshyira kuri bureba salade n'amakaroni manura komeye. Nikule mana nikule.
Oh guys, kabisa yagiye akora utugoma twinshi tubikora na muri iyi minsi arayifite yakubise hanze imeze neza cyane, bamwita Mico the best. Nawe wanyarukira kuri YouTube channel yiwe ukareba ingoma nyinshi zigiye zitandukanye. Nyinshi yagiye akora kabisa nk'igale mwakunze cyane muri iyi minsi. Ni ingoma nyinshi cyane turamuko yarabikoze kabisa, kandi wanamwireferaho nawe ukiri underground wo gutaragira ahantu ugera ukizamuka ushatse wamwireferaho kuko yarabikoze. Si byose najya avuga ati kabisa nanjye buriya mfite umuntu nireferaho, buriya umuntu bita PK muramuzi umuntu witwa PK bamwita PK. His excellence nyakubahwa perezida wa leta zunze ubumwe z'u Rwanda. His excellence perezida, his excellence nyakubahwa kabisa wa leta zunze ubumwe z'u Rwanda, nyakubahwa president. Perezida nyine wa leta zunze ubumwe z'u Rwanda bamwita Paul Kagame. Abasari nyine tumwita PK. Impine nyine nareze ubwo ni mwe magenda mbarabura silenge z'abajama. Inzozi za Mico nyine nawe ngo zari ukwihutisha iterambere ryiwe nka PK. Inzozi zanjye zari ukwihutisha iterambere ryanye nka PK. Umufuka waratotse ngenda ninenene n'agafariso najyanye sikuru n'iroza wakanyiniye mana yanjye we fasha baba. Byaragaragaye ko banayija batwinjiriye bamanaja mushyiremo ingufu aka kazi Ewana mutaramu kabisa Mico the best yabikoze neza sana. Nkubwira ngo wari uri kumwe na UJ number 1 kanda subscribe aho ngaho ku Gihembo TV kabisa, dukomeze twibanire umunsi kubundi. Nibyo nyine mbabwira nk'ubu nkahariya abo basani bose mbabwiye genda urebe utwo turirimbo twabo bakoze bagiye badutera, ukande subscribe ubaremere man. Buriya nta kindi tuba tugushakaho nuko dukubita nyine iyo views yawe natwe tukaguhereza show. Si byose tukaguha show bwiza kabisa. Nyarukirayo uje n'umukubite aga subscribe kuri iriya ndirimbo nyine yewe yasohoye. Ni indirimbo nziza iryoshye bayita Dom Bwiza, umukobwa kabisa ubikora neza rizungu. Genda ubikore neza umukandire subscribe. Nkwibutsa ngo ntuve no kuri iyi video udakanze subscribe. So reka nkubwire ngo ibintu byiza byose bikomeze bibe iwawe wowe urimo ureba iyi video, kandi niba wabashije kureba aho hantu handitse ijambo subscribe cyangwa mu gifaransa bayisoma ngo ni s'abonner. Subscribe kabisa yikandeho ubundi maze urebe ngo Imana nawe irahita igukubita imigisha yose wayikura hehe. Kutagira ishyari, kugira urukundo. Niba ufite urukundo rero kanda subscribe, nta mutima mubi, ibintu byose nuryohe. Si byose nanjye reka nkubwire ngo ndagukunda niba wakwanze subscribe kabisa. Niyo mpamvu mbana kwifurije imigisha yose cyane, kandi kuba warebye iyi video ewana biraguha n'amahirwe yo kuzabona ijuru. Reka nkubwire ngo caca ndagukunda cyane, bizu.